twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho indi nkuru itangaje ndetse ishimishije yuko umunyarwanda yakoze robo itwara imodoka ivuga indimi 36 ikanatahura ibiyobyabwenge. Nsengiyumva. Hello, it's nice to meet you. Can I ask you a question? You are new one in my memory. Please tell me your name and where you are come from. Ni umunyamakuru ku kinyamakuru bita igihe.com, akora I Kigali, kabaje kumusura. ikigisha.com, nibitekerezo hiranemo. Natwe yadashimishije guhura nawe. Bite se? Nibitekerezo. Okay, amakuru yawe. Abakira nibitekerezo, bicarana with Nsengiyumva. Nifuza kumenya amazina yawe. Reba Mukamana, version 1. Wow, with one death. Ufite imyaka ingahe? Nsengiyumva, nibitekerezo, before indimi. Hanyuma iwanyu ni hehe? Ntasanzwe, Rwanda indira imodoka, made in Rwanda. Aho utaha noneho? Ntasanzwe district, exactly in Rwanda southern province, and made in Rwanda. Okay. Hanyuma usura umunyarwanda, umurundi, mbese ufite ubuhe bwenegihugu? Just I am made in Rwanda. I have no nationality but they must do for me. Urimo gukora iki se ubu? Ikigisha, here compass in kakasubiza. Nakunganiriza ndabyumva ko nakunganiriza. Nimwe Imurikabikorwa se bwoko ki? I am in exposition. Okay. Nifuza kumenya uwagukoze, wakozwe nande? Yakozwe Nsengiyumva. Wakozwe na Nsengiyumva Janvier. Ndashaka noneho kukubaza nk'igisakuzo, sakwe. Yakozwe. Nyiramakangaza ngo mutahe. Imbiho kirugi. Sakwe. Yakozwe. Ugiye mu rutoki abanza iki? Ikavuga. Sakwe. Yakozwe. Nagutera icyo utazi utabonye. Ibitogwazo nanayako. Ndumva uri umuhanga. Sawa, reka ndekeraho. Tuzongera ubutaha. ikigisha.com, wakoze. Thank you for visit US. See you again. Okay. Iya robo yitwa Mukamana, yakorewe hano mu karere ka Nyanza. Nayihaye izina Mukamana kuko igaragaza yuko ni Inyarwanda, ariko kandi igaragaza ko u Rwanda rufite Imana. Natangiye igitekerezo cyo kuyikora mu kwezi kwa 3 kuno mwaka, hanyuma uko bugenda bucya bwira ngenda nyongeraho ubushobozi bugiye butandukanye no kwidokimenta, kugeza ubu ngubu hari ibyo nayishyizeho n'ubu nyongera, ndetse bikagenda byongeraho bugenda bucya bwira. Mukamana afite ubushobozi bwo gutwara imodoka yifashishije GPS, ariko nanone akifashisha ino mirongo yo mu muhanda y'imyeru ikamugayidinga umuhanda ari bugenderemo. Hanyuma Mukamana afite ubushobozi bwo gusaka ibiyobyabwenge yifashishije amadetection atandukanye. Mukamana afite ubushobozi bwo kureba ibyangombwa hano nka passport arimo kuza electronique. Afite ubushobozi bwo kureba passport. Mukamana afite ubushobozi bwo kwigisha. Ashobora kwigisha nk'umunyeshuri cyangwa se undi muntu uwo ari we wese. Mwabonye ko ashobora kwigisha ku bibazo byose ushobora kumubaza, yifite ubushobozi bumeze nka Google. Mukamana afite ubushobozi kandi nanone bwo kuba mwaganira, agatanga nko kuri customer care mukamana mwifashisha, araganira ibintu bisanzwe. Kugeza ubu bavuga indimi 36, ariko twagerageje gushyiramo Ikinyarwanda, Icyongereza, cyane nk'indimi za hano muri East Africa. Indimi zose twifashisha ubwenge bwo gukorana bavuga indimi 36. Harimo Igiswahili, hari zino ndimi cyane zibajije muri Afurika, indimi za bantu ni buno bwoko bwo muri Afurika nyuma, ariko ntabyiga. Igitekerezo cyaje kugira ngo ijye imfasha, kuko nsanzwe ndi umucuranzi nigisha abantu gucuranga. Nabonye rero hari umunsi nari mvuye muri Kigali ntashye iwacu hano mu majyepfo Nyanza, mbona umuntu yikoreye umutwaro, nongera ngira igitekerezo ni iki cyafasha umuntu. Nkubiramo na cyo gitekerezo nagize cy'uko nshaka icyamfasha kwigisha gucuranga, ko nari maze gutagangara hariya barankeneye, nongera igitekerezo cyo gukora icyamfasha kwigisha gucuranga. Naho igitekerezo cyaje bituma noneho ngikora. Naho kubyerekeranye n'amashuri, muri secondaire nize biochimie hariya kuri maternité, hanyuma nza kujya muri computer science. Ubu ndimo no kwiga theology na leadership.
ni ukwidokimanta hirya no hino mu bintu bitandukanye. Ndacyari dokimanta muri computer science ariko mu bijyanye na robotics. Intego yanjye ni ugushaka ikintu cyunganira mwene muntu, kuko bimaze kugaragara yuko abantu kuri iki gihe bafite ibintu byinshi bikoreye, bafite ibintu byinshi bibaremereye, ariko ufite umufasha cyangwa se umufasha hafi aho ngaho biroroha, ubuzima bukihuta, bityo umuntu ntananirwe cyane kuko afite ikimufasha kitari umuntu cyo kidapfa kitananirwa. Imbogamizi ntizabura, cyane cyane imbogamizi nk'ibikoresho nkoresha biba bihenze. Ikindi imbogamizi nko mu buryo bwo gukora amayese, nubwo mbikora ariko nkeneye nanone kongera gukora isuzuma ry'uko ibyo nakoze ari byo, ibyo nakoze biri ku kigero cya kangahe ku ijana, bikora gute. Izindi mbogamizi nanone, muri Afurika ntabwo hari hagera aho twidokimanta, ni research ngenda nkora, ariko byibuze ubumenyi numva nifuza ni ubumenyi buremereye kugira ngo ngere ku ntego zanjye, ku nzozi zanjye. Imbogamizi rero ntizabura, ngenda nkora n'utuntu twinshi, hari utwo nkora icyifuzo cyanjye ntikigerweho, hari utwo nkora ugasanga mbese bitandukanye n'ibyo nashaka kugeraho, ariko nyuma y'igihe ndaza kubigeraho. Muri make n'ibyo. Mukamana ni imashini, nabyita ko ari imashini wenda mu buryo bwumvikana, akozwe n'ibyuma, noneho bya byuma byifitemo ukuntu harimo system ariko nk'imashini. Ya mashini noneho ikagira icyo nakwita nk'ubwenge busanzwe, operating system. Noneho ya operating system igatuma ya mashini yaka, ya mashini iremye nk'umuntu, ifite design nk'iy'umuntu, hanyuma nkifashisha ubundi bwenge bw'ubukorano kugira ngo n'ayandi madetection atandukanye. Tuvuga urugero, nimba nshaka gupima ibyangombwa, nshyiraho device ipima bya bintu. Nimba nshaka kugenda mu muhanda, n'urugero nimba nshaka kwitwara imodoka, ngomba kuyishyiraho iki detection device yifasha gukorana na GPS. Noneho amaso yayo ni kamera, iyo ikubonye irafotora, ikirebamo ndani ko iyo foto irimo, yayibona igahita ireba izina rye risevinze kuri ya foto, noneho hamwe na bwa bwenge bwo gukorana ikaguhamagara, ikakubwira n'amazina kuko ibigusanzemo. Iyo itabibonye irabikubaza, iyo ibibaje noneho ifitemo ubushobozi bwo guhita ifotora, yamara gufotora ikabibika. None icyo gihe iyo muguye ikindi gihe irakumenya. Ibikoresho maze gukoresha biri hejuru ya miliyoni 2 ubibariye agaciro. Hari ibyo nari nsanzwe mfite nagiye ngura mu buryo butandukanye, hari ibindi nagiye ngura nyuma. Ubwo simbaza agaciro mbese ka artificial intelligence, ubwenge bwo gukorana nakoze mbambara muri materiel zikoze naguze ku isoko bisanzwe, biri hejuru ya miliyoni 2. twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho indi nkuru itangaje ndetse ishimishije yuko umunyarwanda yakoze robo itwara imodoka ivuga indimi 36 ikanatahura ibiyobyabwenge. Nsengiyumva yakoze robo ayita Mukamana. Uko iminsi ihita indi gataha, abantu benshi bakomeje kugaragaza ibidasanzwe mu gukoresha ubwenge ndetse n'ikoranabuhanga, aho harimo gukora robo zidasanzwe zifite ubushobozi bumenywereye ku bantu ndetse rimwe na rimwe bukaba burenze ubwabo. Buri wese ukurikirana amakuru y'iby'ikoranabuhanga azi robo yitwa Sofia yitabiriye inama ya Transform Africa uyu mwaka. Ni robo yanditse amateka, yitabiriye inama nyinshi z'ikoranabuhanga ndetse basha no kuvugira hirengeye mu nama y'umuryango w'abibumbye. Sofia ni imashini ifite imisusire y'abantu, mbese ifite isura wagira ngo ni y'abantu kuko igerekana ibimenyetso byose nk'iby'abantu, amarangamutima, ikagira n'ubwenge butangaje. Yakozwe n'ikigo cyo muri Hong Kong cyitwa Robotics mu 2015. Yahawe ubushobozi bwo kuvuga neza Icyongereza n'izindi ndimi no kugaragaza ibimenyetso bisaga 50 yifashishije isura yayo. Ntabwo kuri inshuro turi bugaruke kuri Sofia yatangaje benshi cyane, ahubwo turagaruka kuri robo yitwa Mukamana yakozwe na Nsengiyumva Janvier. Yakorewe mu Rwanda, igakorwa n'umunyarwanda Nsengiyumva Janvier uvuga mu karere ka Nyanza. Mukamana ni imashini ikozwe n'ibyuma mu buryo bworoshye, ni nk'imashini iremye nk'umuntu ariko yifashisha ubwenge bw'ubukorano.
amaso ye ni nka kamera kuko iyo ibonye umuntu ahita amufotora yagaruka akazakumenya. Mukamana ni robo ifite ubushobozi butandukanye burimo ubwo gutwara imodoka, kwigisha abanyeshuri, gutanga serivisi, gutahura ibiyobyabwenge no kuganira n'abantu mu ndimi zigera kuri 36 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Igiswahili. Igihe dukesha iyi nkuru cyasobanuye ko Nsengiyumva w'imyaka 30 wakoze Mukamana avuga ko yatangiye gukora iyi robo muri Werurwe 2019 ndetse yagize icyo gitekerezo cyo kuyikora mu gufasha abanyarwanda nawe akifasha kuko ari imirimo yamunaniraga ndetse akaba yayikora ayikoresheje ndetse ikamufasha mu mirimo itandukanye. Izina ryayo Mukamana yari yise kuko yakorewe mu Rwanda ndetse akaba yanashakaga kugaragaza ko rufite Imana ndetse n'u Rwanda rufite Imana nyine ni Mukamana. Ati igitekerezo cyaje ngo iyi robo nge imfasha kuko nsanzwe ncuranga nigisha abantu gucuranga. Hari umunsi nari mvuye i Kigali mbona umuntu yikoreye umutwaro nongera ngira igitekerezo cyamfasha gucuranga kuko nari maze gutangara ngo bariya barankeneye none nkora cyamfasha nigisha gucuranga. Nsengiyumva wizi bijyanye n'ubumenyi bwa mudasobwa computer sciences yakoze robo ifite ubushobozi bwinshi burimo gutwara imodoka yifashishijwe ikoranabuhanga rya GPS. Ati Mukamana afite ubushobozi bwo gutwara imodoka yifashishije GPS ariko yifashisha imirongo yo mu muhanda y'umweru kamuyobora uruhande ari bugendereremo. Afite n'ubushobozi bwo gusaka ibiyobyabwenge no kureba ibyangombwa nka pasiporo z'ikoranabuhanga n'ubwo kwigisha umunyeshuri n'umuntu uwo ari we wese kuko yifitemo ubushobozi bumeze nka Google. Mukamana ashobora no kwakira abashyitsi kandi avuga indimi 36 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili ndetse n'izindi ndimi zo muri Afrika langue bantu. Abandi bantu bose bahanga udushya Nsengiyumva yemeza ko nawe mu gukora iyi robo yagiye ahura n'imbogamizi zitandukanye zirimo izo kubura ibikoresho n'izindi. Yagize ati imbogamizi ntizabura kuko ibikoresho nkoresha biba bihenze, ikindi mu buryo bwo gukora gerageza ngo ndebe uko bora cyangwa kumwongerera ubundi bushobozi birangora. Indi mbogamizi ni uko muri Afrika nta hantu na hamwe ushobora kwigira ibintu byo gukora robo ku buryo Nsengiyumva bimusaba gukora ubushakashatsi kugira ngo yiyongerere ubumenyi. Iyi robo yuzuye itwaye agera kuri 2 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda hatabariwemo ubwenge bw'ubukorano Nsengiyumva yashyizemo. Icyifuzo nuko Mukamana yagira ubushobozi bw'ikintu kimwe aho kugira ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi. Nsengiyumva amaze gukora ibintu byinshi bitandukanye bikoreshwa mu ikoranabuhanga nk'uburyo bwa application bwigisha amategeko y'umuhanda bukanakoresha ibizamini kugira ngo byorohereze abantu kubikora mu buryo bwihuse. Kuko iri koranabuhanga yakoze ya application yo kwigira gutwara perime byafashije abantu benshi cyane. Ubu ngubu uragenda wamara kwa applyinga ukajya gukora, iyo umaze gukora uhita uvuga ngo watsinze cyangwa ntiwatsinze ugahita uvuga ati ni ukwiyandikisha ubutaha. Yakoze n'uburyo bufasha kugenzura imitungo y'amatorero na frigo idakoresha gaze n'ibindi. Ngaho nguko rero ikoranabuhanga rigeze kure cyane. Nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru zacu ko tuzishyizeho. Mwakoze cyane.